Imana ishaka ko twitangira gukora ubushake bwayo kandi tukagendera mu nzira yayo, kuko mu by'ukuri ntacyo bitwaye uko byagenda kose. Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami n'inyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Mbega utekereza iki iyo umuntu avuze akamenyero? Akenshi ishusho ya mbere dufite ni ibyerekeranye n'akamenyero kabi, ikintu cyangiza dukeneye guhagarika. Ariko ubu hariho ingeso n'akamenyero kenshi kandi keza bishobora kutugirira akamaro mu gihe tubyiyemeje tukabikurikiza. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratwibutsa ko ubuzima bwacu bugomba kuba bushingiye ku bikorwa byo kumvira, kandi igihe kubaha no kumvira Imana tubigize akamenyero mu byo dukora byose, ibyo bizadufasha mu gufata icyemezo kinini mu buzima bwacu. Gumana natwe wige uburyo bwo gutsinda mu ishuri ryo kumvira. Mu bisanzwe kimwe mu by'ingenzi nuko tugomba kwizera Imana, kuko umuntu atazumvira Imana atizera ntazabishobora. Kubw'ibyo ukuri nuko kutumvira Imana kose biva ku kubura kwizera Imana. Ubu nzi ko ibyo ari byo imvugo ngo ubu nzi ko ibyo ari byo yavuze ngariko. Igihe cyose ukoresheje ijambo ngo ariko iruhande cyangwa ku kintu Imana yavuze, uba ushaka kujya mu nzira mbi, kubera ko Imana itajya amasezerano idashoboye cyangwa itazasohoza. Kubw'ibyo ikintu cya mbere ugomba kwiga ni ukumvira Imana. Ikindi kintu nshaka ko muzirikana ni uko niba wowe nanjye dushaka kwiga kugendera mu kubaha Imana, tugomba kwiga kumviriza bucece ibyo Umwuka Wera atubwira, kuko Imana itavugira mu rusaku. Rimwe na rimwe ndatekereza ko numvise ijwi ry'Imana ivugira buhoro buhoro mu mutima wanjye. Birashoboka ko iyo mba mu bintu by'urusaku mba ntarashoboye kuryumva, ariko Imana ntivuganira natwe mu rusaku. Wibuke ibi: igihe wakizwaga, Umwuka Wera yaje mu buzima bwawe abana nawe, kandi aguha ikimenyetso nk'umwana w'Imana. Umwe mu mirimo y'Umwuka Wera nuko ari umufasha. Kubw'ibyo dufite isezerano ry'Umwuka Wera ryo kudufasha, kutuyobora no kutwereka icyerekezo. Adufasha no gutekereza no kwiyumvira neza. Wibuke ko Umwuka Wera ari umufasha udufasha mu kwizera kwacu no mu ngorane zacu. Adufasha mu bibazo byacu, akadufasha no mu byo dushidikanyaho. Adufasha kandi mu gufata icyemezo cyiza ngo dukore nk'uko nawe yakagombye gukora. Niyo mpamvu dukwiriye kumva icyo Umwuka Wera w'Imana atubwira. Kubw'ibyo dukwiriye gutegereza ducecetse, turi twenyine, dutekereza ku ijambo ry'Imana, tuyitegeye amatwi. Niho tuzabona igisubizo nyakuri cy'ibibazo byacu, kubera ko Imana yiyemeje kutwereka icyo dukwiriye gukora. Ikindi cyigisho kiri mu ishuri ryo kumvira nuko rimwe na rimwe dushaka kugenda mu gihe inzira itagaragara neza ngo twipfunde muri yo. Uravuga uti ngo uba utegereje gato, amajwi aba arimo kuvuguruzanya. Genda mu gihe inzira itagaragara neza cyangwa se mu gihe igaragara neza. Imana yahamagaye Aburahamu, umuntu wabaga mu muryango w'abapagani. Imana yaramwiyeretse, hanyuma iramubwira iti haguruka uve mu muryango wawe, usige igihugu cyawe, uje mu gihugu nzakwereka. Ntabwo yigeze imubwira aho azajya, nta nubwo yigeze imubwira uko yagombaga kugerayo. Abaheburayo 11:8 haravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yari agiye kuragwa. Nuko agenda atazi aho ajya. Ntabwo yamenye aho yagombaga kujya, yamenye gusa ko yavuganye n'Imana kandi ko yamubwiye guhaguruka agasiga umuryango we w'abapagani aho yabaga, kandi Imana ikamubwira ati genda mu gihugu nzakwereka. Ubu uravuga ati tegereza Imana, ntabwo uzambwira kujya ahantu utambwiye. Aho hantu aho ariho ngomba kujya
nibyo Imana izabikubwira. Uru ni urugero rukwiye. Aburahamu yumvise Imana imuhamagara, ntabwo yigeze amenya aho Imana imwohereje, ariko icyo yamenye ni ukumvira Imana. Hazabaho igihe Imana izasobanura neza icyemezo ukwiriye gufata. Ntabwo uzi igisubizo cya nyuma icyo ari cyo, nta nubwo uzi ingaruka izo arizo n'ingorane bishobora kugutera. Urabizi, ntabwo nitaye ku by'ingaruka, nta nubwo nitaye ku byemezo bifatwa, ahubwo nitaye ku mucyo w'Imana, ku kumvira Imana muri iki cyemezo uko byaba bimeze kose. Ku bw'ibyo Imana ntabwo yitaye ku kutwereka uko bizagenda kose, kandi ndatekereza ko twese twagombye kwemera amateka n'ibyabaye mu buzima bwacu igihe dukijijwe. Imana itwibukije amateka yacu nko mu myaka 10, 20 cyangwa 30 ishize y'ubuzima bwacu. Benshi muri twe bavuga bati, Mana, ibi sinabishobora, icyiza nuko wanyimura uyu mwanya, byanshimisha kujya mu ijuru kuko ntabwo nshobora kongera kwibuka ibyo bibi nakoze ukundi. Kubera iki Imana itatwereka ibyo? Imana ntibitwereka kuko ari uko ikora. Igihe wowe nanjye dufashe icyemezo cyo kumvira, ntidushobora no kumenya ibyabaye. Tugira imbaraga mu kwizera kandi tukagira umugisha. Dutangira kubona uburyo Imana ikomeye, tugatera indi ntambwe, tukagendera mu kumvira nk'uko umwana agenda. Kandi iyo umuntu akijijwe aba ameze nk'umwana muto. Ntibaba bakigenda nk'abatazi amategeko y'Imana, ubushake bw'Imana, nk'abatazi umugambi w'Imana mu buzima bwabo n'intego y'Imana mu buzima bwabo, ku buryo basitara bakagwa. Barwana n'izo ntambara zo kwizera bo ubwabo, kandi natwe aho kugira ngo tubagaye, dukwiriye kubasengera kubera ko batazi iby'ingenzi mu kumvira Imana, kandi nta nubwo bazi ibyerekeranye no gutegereza Imana. Ntibazi nanone ko ari iby'ingirakamaro gutekereza ku ijambo ry'Imana, tumenya ubushake bwayo. Ku bw'ibyo igikurikira ni uko basitara bakagwa. Icyo wowe nanjye dukora ni uko dutera intege abantu nk'abo, kuko tuba tuzi neza ibirimo kubabaho mu buzima bwabo. Dusobanukirwa ko Imana itatwereka buri gihe ibintu byose dukwiriye gukora. Ku bw'ibyo dukwiriye kubyigira mu ishuri ryo kumvira n'uburyo bwo kugendera mu kumvira Imana. Ariko mu gihe wowe nanjye duteye intambwe mu kumvira, tukabona ibyo Imana yakoze, tugatera intambwe, bigenda gute? Nk'urugero, umuntu aravuga ati, ubuzima bwa gikristo ntacyo bumaze. Aribeshya cyane. Ndashaka kukubwira nshuti yanjye ko nta kidafite umumaro muri ubu buzima bwa Kristo. Byose ni bizima, ni ubuzima bwiza kandi butangaje umuntu ashobora kandi akwiriye kubamo, kubera ko mwahamagawe n'Imana ishobora byose. Mufite ubumwe n'Imana ishobora byose, yabasezeranije kubarinda, kubakunda, kubitaho, kubafasha no kubaha amahoro n'umunezero. Mbese hari icyiza kiruta ibyo? Yemeye ko mubabazwa, mukagira ingorane n'ibigeragezo by'uburyo bwose, ariko yabasezeranije kuzabana namwe mu ntambwe zanyu zose z'urugendo rwanyu. Ukuri guhari nuko Imana ifite umugambi n'intego nziza ku buzima bwanyu, yuko mugendera mu bushake bwayo, mukagendera mu kuyubaha, mu kuyizera, mu kuyiringira no mu kuyitegereza mwihanganye, kugira ngo mubone ibikorwa byayo byiza bitangaje mu buzima bwanyu. Kuko mudashobora gutsindwa. Mushobora gusitara mukagwa, ariko ntimuzashobora gutsindwa mu rugendo rwanyu, kuko Imana yiteguye kubafasha kandi ikabarwanirira. Mbwira, ubuzima bwiza buruta ubwo ni ubuhe? Atari uko wabaho ubuzima mu by'ukuri wizera Imana. Oya, nta bundi buzima wabona buruta ubwo ngubwo, kubera ko hari ingaruka zo kubaho ubuzima bwo kutubaha Imana mbi zikomeye. Icyo mwakora ni uko mwakwitegereza ahantu mutuye. Hari abantu babayeho bafite ingorane, ariko ntimubone icyo kutumvira Imana bizana mu buzima bw'abantu bica ubuzima bwabo ubwabo. Kandi iyo utekereje ku byerekeye kumvira, ntushobora gutegereza kugeza igihe Imana ikweretse inzira yose. Imana ikwereka intambwe imwe mu gihe runaka. Igihe Imana iduteje intambwe imwe mu buzima, ibirimo kudukuza. Imana ntitwita abakuze, ahubwo itwita abana. Imana itwigisha kuyizera,
kuyubaha no kuyumvira, itwigisha kandi ijambo ryayo, ikatwigisha kuyiringira, kandi igikorwa cy'umwuka wera mu mutima wacu ni ukuduha icyerekezo, twigisha gutera intambwe nini mu gihe tutazi uko bizagenda imbere. Ikindi kintu cy'ingenzi nashakaga ko nkubwira kandi wibuka ni iki: igihe wowe nanjye dutangiye kugendera mu kumvira Imana, tugendera mu nzira zayo, tugomba kumenyera ingorane zo kudahuza n'abandi, kubera ko utazabaho ubuzima wumvira kandi wubaha Imana hanyuma ngo ubure ingorane zo kudahuza n'abandi bantu muri iyi si cyangwa se abo mukorana. Wibuke ko tuba muri iyi si yaduhaye kubamo. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2:3 haravuga ngo, icyakora n'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Ushobora kwitegura kudakundwa n'umuntu, kandi ushobora no kwitegura kugira abanzi benshi mu buzima niba ubaho ubuzima wumvira Imana. Hazabaho kudahuza n'abandi. Ushobora kureba mu byanditswe byera ku byerekeranye n'iby'abera mu myaka myinshi, ukuntu bahuye n'ingorane yo kudahuza n'abandi bantu bakababazwa. Turebe mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 14. Uyu murongo w'ibyanditswe byera akenshi abantu ntibawusobanukirwa, kandi hashobora kubaho umuntu utizera wavuga uti, ni gute ibyo bishoboka kuba muri Bibiliya? Ibyo bihabanye n'ibyanditswe byera. Yesu yavuze ikintu gikomeye mu by'ukuri hano kinyuranye n'icyo yari avuze ku byerekeranye n'ibyo gukunda umuntu wese. Ariko iki si ikinyuranyo cy'ibyanditswe byera cyangwa ijambo ry'Imana. Umva uko yavuze muri Luka 14:25-26 ngo, abantu benshi bajyanaga nawe arahindukira arababwira ati, umuntu uza ahondi ntiyange se na nyina n'umugore we n'abana be na bene se na bashiki be ndetse n'ubugingo bwe, uwo ntashobora kuba umwigishwa wanjye. Ayo niyo magambo Yesu yavuze. Urashaka kumbwira ko Yesu ari muri twe ngo twangane? Nicyo kibazo ushobora kumbaza. Haravuga ngo ugomba kwanga so na nyoko, umugore wawe n'abana bawe, kandi ukiyanga nawe ubwawe. Kandi uko si ukuvuguruzanya kw'ibyanditswe byera? Hoya, mbese Yesu avuga iki? Yesu yaravuze ati, muzankurikira murashaka kugendera mu kunyumvira. Ushaka kunkurikira agomba kureka ibitekerezo, ingeso n'imyitwarire ya kimuntu n'ingeso zabo muri kumwe. Igihe wumvira Imana nzima, uzagira ibitekerezo bihabanye n'iby'abatizera. Igihe wumvira Imana ishobora byose, abakwegereye ntibazasobanukirwa ibyawe. Yesu ntavuga iby'urwango, ahubwo ashaka kuvuga ibyo dukwiriye gushyira imbere. Iby'ingenzi bigomba kuba ari byo bigaragarira abo muri kumwe. Imana iravuga iti, ntabwo unkunda, iyo uza kunkunda ntuba wakoze ibyo. Kubw'ibyo, iyo utekereje ku byerekeye kwiyumvira ku ijambo ry'Imana, kwiga gutega amatwi Imana no kumva ijwi ryayo, gutegereza Imana no kuyiringira, n'intambara tuzahura nazo mu buzima bwacu. Kubw'ibyo ndashaka ko muzirikana ikindi kintu cy'ingenzi. Icyo nacyo ni ukumenya ko niba ngiye kwiga kumvira Imana, ngomba kwiga no kuyiringira no kugira ubushake bwo kuyizera, hanyuma tukayiha imitwaro yacu yose n'ingaruka zo kumvira no kutumvira. Kandi ibi nibyo mvuga. Ndashaka kugendera mu bushake bw'Imana, ariko simbyitangira. Imana ishaka ko twitanga ubwacu mu gukora iby'ubushake bwayo no kugendera mu nzira zayo. Ibyo ntacyo mu by'ukuri bihindura ku ngaruka zo kumvira niba hatabayeho kwitanga mu kugendera mu bushake bwayo. Imana rero yaduteguriye ibyiza kandi itwifuriza ibyiza. Itegereje ko tugendera mu nzira yayo, mu kuyumvira, kugira ngo itugomororere imigisha. Ubwenge buturutse ku Mana buravuga ngo, umvira ubushake bw'Imana uko byaba bimeze kose. Ibyo bizatuma utahana insinzi ibihe byose. Kandi uko ni ukuri, ingaruka zose ziharire Imana.
icyanyuma tugomba kuzirikana nuko niba ngomba kubaho ubuzima nubaha Imana kandi nyumvira, mu by'ukuri ngomba kugira ubushake bwo kwemera n'igihano cy'Imana mu kutayumvira. Kubera ko hazabaho igihe wowe nanjye tutazumvira Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga no kugendera mu kubaha no kumvira Imana, kandi tugomba no kugira ubushake bwo kwemera igihano n'isoni twakorwa ziturutse mu kutumvira Imana, kandi ukabyemera uzana ituro ry'ishimwe watekereje neza. Ukabyemera uzana ituro ry'ishimwe watekereje neza. Ubutekereza akanya gatoya cyane. Mbese urashaka kuvuga ko igihe Imana yampaye igihano ngomba kuyishimira? Ushobora kumbaza icyo kibazo. Nibyo, mu by'ukuri ntushobora gukora ibyo. Ibyo ni ibivugwa n'abavugabutumwa bamwe na bamwe, ariko ibyo si byo. Ahubwo ikigaragara ni uko gushima Imana nubwo waba uri mu gihano ari ukuri. Ubu reka nkubwire impamvu ari ukuri kuyishima ibihe byose, nk'uko tubisanga mu Baheburayo 12 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6. Imana iravuga ngo, kandi mwibagiwe kwa guhugura kwababwiraga nk'abana ngo, mwana wanjye ntugasuzugure igihano Uwiteka guhana, kandi ntugwe isari nagucyaha, kuko uwo Uwiteka akunze ari wahana, kandi akubita ibiboko abo yemera ko ari abana be. Ubutekereza kuri ibi bintu kandi ni iby'ingenzi. Twese turi mu gihe cy'intege nkeya zishobora gutuma tutumvira Imana, ariko uzi icyo Imana idukorera iyo ibonye ko tuzirikana intege nke zacu? Niba tuzirikana ko turi abanyantege nke, tugasaba Imana kudufasha, tukayishimira imbabazi zayo, tukihana, ibyo bizaturinda gukorwa n'isoni. Haleluya! Ariko niba tudakoze ibyo, tukagwa mu bigusha, uko byaba bimeze kose, Imana izaduhana. Ni ukuri Imana izaduhana? Ushobora kumbaza icyo kibazo. Izaduhana kuko idukunda. Imana ifite umugambi utangaje kuri twe, kandi ibyo biterwa nuko haba hari ibyo Imana idushakaho mu buzima bwacu, kandi ishaka ko tugendera mu nzira zayo. Imana rero ntishaka ko dutakaza umwanya ngo duteshuke kugendera mu nzira yayo. Kubw'ibyo Imana izakora iki? Imana izohereza ibihano n'imibabaro kugira ngo itugarure mu nzira yayo. Igihe mbonye ko intego y'Imana ari urukundo buri gihe, nzayishima ko itandetse ngo mve mu nzira yayo, kandi nzayishimira ko inkunda urukundo rutagira akagero mu kumpana no kunsubiza mu nzira yayo. Ndayishimira ko yaje mu isi ikanyitaho nubwo nge ntayitayeho. Imana ntiyigeze indeka ngo ngende mu binyuranye n'ubushake bwayo, ahubwo yanshyizeho imbaraga n'ibihano n'umutima ushira urubanza, kugeza ubwo nemeye ndavuga nti, yego Mwami mbabarira. Igihano ni umugisha uturuka ku Mana. Niba ngiye kwiga kugendera mu kumvira, ngomba kwiga ko ukuboko kw'Imana guhana kungezeho mbabarirwa. Ngomba kwiga ko aho kwitotomba no kwiregura nijujuta iby'Imana yakoze cyangwa itakoze, tugomba kumenya ko Imana yagaragaje urukundo rwayo kuri twebwe. Ku ruhande rumwe ni urukundo rw'Imana, ku rundi ruhande ni umubabaro wacu, ariko icyo Imana ibikoze ni uko tugendera mu nzira nziza, mu nzira yayo no mu bushake bwayo, kugira ngo wowe nanjye twakire imigisha yayo myinshi. Ibyo twari dukwiriye kubyigisha abana bacu, inshuti n'abaturanyi n'abandi, ko yaduteguriye ibyiza kuri abo bose bafite ubushake bwo kugendera mu kuyumvira. Kubw'ibyo ishuri ryo kumvira niwo muyoboro, kandi nibwo buryo n'urufunguzo twigiramo kumvira Imana. Nizi nyigisho nyinshi mu ishuri ryo kumvira, ariko sinashoboye gutsinda muri izo nyigisho zose. Ariko witegereje ibiba mu buzima bw'abana b'abantu bumvira Imana, ntibishobora gufata umwanya kugira ngo umenye ko umuntu wese uzi byiza byo kumvira Imana azavuga ati, kutumvira Imana ni ukuri ntacyo bimaze. Ibyishimo by'akanya gato ntacyo bimaze, kandi ntibyagereranywa n'ingaruka z'ubuzima buzaza. Ubu nibwo buryo abantu benshi babayeho muri iyi minsi. Ikintu kimwe kibashishikaje n'ibyo batunze uwo munsi. Mbega ni izihe ngaruka z'icyaha?
ingaruka z'icyaha ni umubabaro, ni ingorane, ni ibigeragezo, kubura ibyawe kandi ukagerwaho n'umujinya w'Imana ndetse ni n'urupfu. Mbega ni izihe ngaruka tubona mu kumvira Imana? Ni imigisha ku yindi itagabanyije, ariko kandi hashobora kubaho n'imibabaro, ingorane n'ibigeragezo n'intambara. Ariko ikigaragara ni uko Imana yateguriye ibyiza abana bayo, kandi ikibazo kiroroshye. Mbese nshaka kubaho ubuzima bwo kumvira no kubaha Imana? Byaba ari byiza. Mbese ndashaka ko umwuka wo kumvira no kubaha Imana uba muri njyewe, uyobora ibitekerezo byanjye n'ibyo ntekereza. Yaba ari amahirwe. Dore kumvira no kubaha Imana ni kimwe. Bamwe babikora kubera ubwoba n'ibigiye kuba, no kuyumvira no kuyubaha bitewe n'ubushake bwo kumenya ko ari umuremyi wawe waguhaye umudendezo ni ikindi. Ubu unyumve neza, niba nakubaza uyu munsi iti mbese ukunda Imana, hanyuma nkakubaza iki kibazo ngo mbese ni iki gituma ukunda Imana, ushobora kunsubiza uti natanze 1/10 cy'ibyo ntunze mu itorero, kandi nsoma Bibiliya, ndasenga, ngwa neza, kandi nkunda Imana. Mbese wamenye ko nta gisubizo na kimwe muri ibyo kiri cyo? Ibyo byose ni byiza, ariko uzi icyo Yesu abivugaho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 14 umurongo wa 15. Yesu yaravuze ati niba munkunda muzanyumvira. None se ni gute nshobora kubwira Imana ko nyikunda cyangwa ntayikunda? Ntabwo ari ukubera umubare w'inyigisho nigisha, cyangwa ukuntu nshobora kwiga mu buryo bukomeye kandi buruhije, cyangwa ibintu byose nkora ku bw'icyubahiro cy'Imana, kuko ibyo ntacyo bivuze. Kuko ushobora gukora ibyo byose ufite intego mbi. Uzi ukuntu ushobora kubwira Imana ukuntu yikunda? Reba urugero rwawe rwo kumvira no kutumvira, hanyuma uraza kumenya wowe ubwawe ukuntu ukunda Imana. Dusenge. Data, mbega ukuntu tugushimira kubw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe n'imbabazi n'ubugwaneza no kwihangana ndetse n'ubwiza bwawe. Ni ibihe bingahe twagucumuyeho Mwami tukagwa. Ibihe byose waratubyukije, udusubiza mu rwuri rwiza, kandi utuyobora mu nzira nziza. Reka umwuka wawe wera wo kumvira ubu mwuka n'umutima wa buri muntu wese urimo kumva ubu butumwa. Shyira inzira yawe mu buzima bwa buri muntu Mwami. Reka ukumvira kuzure mu mitima no mu buzima bwa buri muntu uza gufata icyemezo uyu munsi. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Ni iki gikenewe kugira ngo wumvire muri uyu mwanya? Bishoboka ko kwaba ari ugukizwa, cyangwa kujya mu itsinda ry'abizera, cyangwa kubabarira umuntu wakugiriye nabi. Ibyaba bigize iyo ntambwe yo kumvira ibyo ari byo byose, Dr. Charles Stanley aragusaba kubikora vuba kugira ngo ubone imigisha y'Imana yaguteguriye kubera kumvira. Zaburiya 62 umurongo wa 5 kugeza ku 8 iratwibutsa ko dukwiriye kugira ubushake bwo gutegereza ubuyobozi n'inzira by'Imana, itangira ivuga ngo mutima wanjye turiza Imana yonyine, kuko ariyo byiringiro byanjye biturukaho. Nicyo gitare cyanjye cyonyine n'agakiza kanjye, ni igihome kirekire kinkingira, sinzanyeganyezwa. Imana niyo irimo agakiza kanjye n'icyubahiro cyanjye. Igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye. Igitare cy'imbaraga zanjye n'ubuhungiro bwanjye biri mu Mana. Mw'abantu mwe mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuke imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali
mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya City Plaza etaje ya 6 ku muhanda wa Commercial Street inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro inimero 34 24. Mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.